Ikaze none kuri YouTube channel yacu. Aka kanya tubagejejeho amoko 8 y'ibiribwa byongera ubushake bwo gutera akabariro. Birashoboka ko nawe waba wibaza ati se nafata iki narya iki kugira ngo nongere ubushake bwo kuri imibonano mpuzabitsina, nayo ko twakuzaniye igisubizo. Ku bantu rero bagira ibibazo byo kubura ubushake bwo mu gihe cyo gutera akabariro, hari ibiribwa byongera ubushake bwo gutera akabariro bakwiye kwibandaho mu mirire yabo ya buri munsi, bityo bikaba byabafasha gutandukana n'ibi bibazo burundu, batagomba gukoresha imiti nka za Viagra ishobora guteza ibindi bibazo ku buzima. Ubushakashatsi bwagiye bukorerwa ku bagabo bwagaragaje ko umugabo umwe ku bagabo batatu afite iki kibazo cyo kubura ubushake buhagije butuma igikorwa cyo gutera akabariro kigenda neza. Ibiribwa rero bishobora kugira uruhare rukomeye mu kuvura iki kibazo kubera ko byongera ibinyabutabire mu mubiri bikenewe ngo igitsina gifate umurego. Aha twavuga nk'ibinyabutabire bya acide nitrique oxide, ikinyabutabire cya lignine, ndetse bikanatuma amaraso atembera neza mu myanya myibarukiro. Dore biribwa byongera ubushake bwo gutera akabariro. Birumvikana ibiribwa bitandukanye byongera ubushake bwo gutera akabariro birimo icya mbere ni watermelon. Buriya runo rubuto rwa watermelon dusangamo ikinyabutabire cya striline, striline birumvikana. Ikinyabutabire kikaba nyine kinatuma umubiri uvubura acide nitrique, byombi bikaba bigira uruhare runini mu gutuma umuntu agira ubushake bwo gutera akabariro. Imbuto nka kokombure nazo buriya zikungahaye ku binyabutabire nabyo bituma umuntu ashyukwa cyane ndetse n'ubushake bukiyongera cyane. Buriya ikawa, buriya nyine ikawa, kunywa agakawa bishobora gutuma ubushake bwo gutera akabariro bwiyongera. Ubushakashatsi nyine bwagiye bukorera ku bagabo bwagaragaje ko kunywa agakawa kangana na miligramu 170 kugera kuri 375 ku munsi bishobora kubavura kino kibazo cyo kubura ubushake. Muri rusange agakawa ni keza ku bagabo kuko gashobora gutuma baba intwari mu mubiri kandi bigakemura burundu ibibazo byo kubura ubushake. Icya gatatu ni epinari n'izindi mboga rwatsi. Burya imboga za epinari zikungahaye ku kinyabutabire cya acide nitrique kandi kigatuma ubushake bwo gutera akabariro bwiyongera ndetse kikanatuma imitsi itwara amaraso yaguka ikaba minini. Guteka epinari ukazikoramo agasosi karimo igitunguru, umunyu birumvikana n'umunyu wo mu gikoni, ugashyiramo n'agasenda, uba ukoze umuti wa Viagra karemano. Muri rusange imboga rwatsi zituma umubiri ubona intungamubiri n'imyunyungugu y'ibanze ituma ukanguka, bityo ukaba ushobora gutandukana n'ikibazo cyo kubura ubushake bwo gutera akabariro. Ikindi ni shokora yirabura. Muri shokora dusangamo ikinyabutabire cya flavanol gituma amaraso atembera mu mubiri akwirakwira hirya no hino. Ibi bigatuma kandi amaraso agera mu gitsina yiyongera, ari nabyo byongera ubushake. Kurya rero shokora bishobora gutuma umuntu abyibuha cyane, bikaba byamutera ibindi bibazo. Uku kubyibuha rero kukaba guterwa n'amasukari dusanga muri shokora birumvikana. Icya gatanu ni ubunyobwa. Buriya ubunyobwa ni ikiribwa gikomeye ku kuvura ibibazo bitandukanye bijyanye no gutera akabariro, cyane cyane kubura ubushake buhagije. Kurya ubunyobwa kandi byongera umubare w'intangangabo kandi bikanatuma ubwiza bwazo burushaho kuba bwiza, bityo byanafasha abantu bafite ibibazo byo kutabyara bitewe n'amasohoro afite ibibazo. Cya karindwi ni indimu n'amaronji. Ubushakashatsi bwakorewe muri za kaminuza zitandukanye bwagaragaje ko kurya indimu cyangwa se amaronji bishobora kuvura kino kibazo cyo kutagira ubushake buhagije. Bikaba bikekwa ko byose bishingira ku ntungamubiri y'imyunyungugu biboneka muri ubu bwoko bw'imbuto. Muri rusange ibibazo byose bijyana no gutera akabariro, byinshi muri byo bishobora kuvurwa no kurya imirire iboneye, bigatera umubiri kwisana no kwiyubaka. Ibi kandi bikaba bituma umubiri ukora neza, bityo ubwawo ukaba ushobora kwivura iki kibazo nyine wowe ubwawe mu rugo birumvikana. Amafi yo mu bwoko bwa salmon nayo dusangamo za vitamine D nyinshi ku buryo bituma ugira uruhare runini mu gutembera neza kw'amaraso. Ibi bigaterwa n'iyi vitamine D birumvikana. Amafi yo muri ubu bwoko bwa salmon anakungahaye ku zindi ntungamubiri nyinshi zitandukanye bituma ugira uruhare runini mu gutera imikorere myiza y'umubiri. Murakoze cyane, bye bye, ciao. Ikaze none kuri YouTube channel yacu. Aka kanya tubagejejeho amoko 8 y'ibiribwa byongera ubushake bwo gutera akabariro. Birashoboka ko nawe waba wibaza ati se nafata iki narya iki kugira ngo nongere ubushake bwo kuri imibonano mpuzabitsina, nayo ko twakuzaniye igisubizo. Ku bantu rero bagira ibibazo byo kubura ubushake bwo mu gihe cyo gutera akabariro, hari ibiribwa byongera ubushake